Tariki ya 6 Werurwe 1994 muri Stade Amahoro havutse isoko y'ibyishimo byageze mu gihugu hose. Rayon Sport y'umutoza Raoul Rushungu. Rayon Sport abakinnyi nka Murangwa Eugene, Mudeyi, Kayiranga Baptiste, Hategekimana Dieudonné, Tigana, Kazanenda, Kalisa Claude n'abandi batsindiye Al Hilal yo muri Sudani ibitego 4-1. Ibyishimo ni byinshi cyane kuri Stade Amahoro. Igitego cya gatatu Rayon Sport ikoze ibintu by'ibirori byinshi cyane, ikoze ibirori n'ibirori hano bayisezera gutyo. Uyu nuzo umukino wa nyuma mpuzamahanga ukiniye muri iyi stade mbere yuko jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 itangira. Stade Amahoro yabaye ikoraniro ry'interahamwe ahavaga ibyishimo, atangira gutanga ubutumwa bw'urwango. U Rwanda rwinjira mu gihe cy'umwijima. Nyuma y'ukwezi Rayon Sport isezeye Al Hilal nibwo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yatangiraga. Harabahisemo Stade Amahoro nk'ubuhungiro. Gusa interahamwe ntibatinye ko hari igicumbi cy'ibyishimo bakajya barasama ibisasu. Iyi ni ishusho ya Stade Amahoro muri jenoside yakorewe abatutsi. Hano rero tuhagera hari nk'abantu bagera mu 2020 wasangaga ahantu hose hano mu kibuga hariya muri za koridoru zo mu kigo n'ahandi hose hari huzuye abantu. Hari imbunda nini kuko niyo yarashemo hano muri tariki ya 18 cyangwa 19 barashemo nk'ibikompora 3 cyangwa 4 hapfamo abantu bagera muri za 30 n'abandi abari bakomeretse bo ntiwabara umubare wabo. Nyuma y'imyaka 30 Stade Amahoro yongeye gutanga ibyishimo. Nyuma y'imyaka 10 jenoside yakorewe abatutsi yahagaritswe, u Rwanda rwakwitike yo gukina igikombe cya Afurika bwa mbere mu mateka. Ubu Stade Amahoro ifite isura igaragaza icyerekezo cy'u Rwanda. Uramutse uri mu nzira zijya Nyamirambo ku yindi stade yari ifitiye runini imikino, ugasanga umubyeyi nk'uyu uri mu nzu yasenywe ahazwi nko kuri 40 yacitse intege, byaguha ishusho y'uko stade yarizwi nka regional nayo yaba yari imeze. Ubundi Stade Regional de Kigali yakiraga imikino itandukanye n'ibirori. Ariko ubwo jenoside yakorewaga abatutsi yatangiraga, habaye ihuriro ry'interahamwe mbere yo kujya kwica abatutsi mu bice bitandukanye. Ni mu gihe abahungiye bo babujwe kwinjirana ikintu cyose cyabafasha nko kwirwanaho igihe byaba ngombwa. Naga biteye ubwoba abantu barimo batari ubona batishimye, mbese harimo abantu burujya n'uruza n'inka noneho byose byinjiyemo bashyira muri stade, ariko nta muntu n'umwe winjiranamo ikitwa inkoni, ikitwa umuhoro, ikitwa akantu kose, icyuma cyose. Kigali Stadium yaje kuba Kigali Pele Stadium, ifite amateka akomeye mu kongera guhuza, gusabanisha abanyarwanda uko ntihakina umukino wa mbere ku rwego rw'igihugu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Rayon Sport ikinaga na Kiyovu Sport. Abanyakuzi n'abakinnyi b'umupira abo ni abakinnyi bakenze umuntu ashobora kubona muri uyu mujyi wa Kigali. Na ku ruhande rwa Rayon Sport hari Tigana, Kazanenda, Rongine, Mudeyi, Abiti, Akareva.